hari abantu biba bitari ngombwa kuba mwakomeza kuba mwaba inshuti, kuko gukomeza kuba inshuti nawe nta kindi biruzi ko byagukururira uretse ibibazo no gutuma ukomeza kuguma hamwe udatera imbere, kubera ko nyine wakomeze kwishyira hafi abo bantu. Ntabwo aba ari ngombwa gukomeza kwishyira hafi abantu ubona neza ko badashobotse, kuko icyo bazagukorera ni kimwe nyine, nuko uzaguma aho ngaho uri. ariko se ubundi mbere yuko dukomeza, wowe ubwawe waba uzi igisobanuro cy'ubucuti? rimwe na rimwe nta nubwo uzi igisobanuro cy'ubucuti, ugendera mu kigare ukavuga ati uriya ni inshuti yanjye, uriya ni inshuti yanjye, ariko mu by'ukuri nawe ubwawe bakubajije ati ese ubucuti ni igiki? ntabwo wabona icyo uri buze kuba wababwira. mbega nyine ugendera mu bintu nawe ubwawe utazi. buriya ubucuti ni iki? Ubundi ubucuti bwakabaye kuba ari 50-50, uburyo unyitaho akaba ariko nkwitaho, nanone nunyitaho cyane kuruta uko nkwitaho, icyo gihe ntabwo biri buze kuba byabaye ubucuti. icyo gihe turabishakira irindi zina, kuko nyine nimba wumva neza ko nakubera inshuti nziza, we ntumbere inshuti nziza, ubwo ndi inshuti yawe ariko wowe ntabwo uri inshuti yanjye. rero abo bantu bameze gutyo, iyo ugize imyaka ugakomeza kuba wabongera mu nshuti zawe cyangwa se ukabongera mu bantu bakuri hafi, nibwo usanga utangiye kuba wahura n'ibibazo byo kubona nyine abantu batakikwitaho, kandi mu by'ukuri byose niwe wabyiteye. muri iki kiganiro rero tugiye kuba twarebera hamwe abantu ukwiye kuba wahagarika kuba inshuti nabo guhera uno munsi wumvishe iki kiganiro. inshuti za mbere cyangwa se abantu ba mbere ukwiye guhagarika kuba waba inshuti nabo kano kanya ucyumva iki kiganiro, ni abantu iteka ryose bazaba bafite ikintu bagukeneyeho. aba bantu uzitegereze ni abantu nyine bazaza kuri wowe bafite ikibazo, mbega nyine always aba afite icyo agukeneyeho kugira ngo akomeze abe inshuti nawe. uwo muntu ni umuntu ugomba kwitondera cyane, kubera ko akenshi ntabwo aba ari inshuti yawe. ni wa muntu uzaba ufite ibibazo, bamwanze, umugabo we byagenze nabi, mu rugo ntabwo bimeze neza, abana babuze amafaranga y'ishuri, icyo gihe akahita yibuka neza kubaho, akaza kukureba, mugaserebura, mukabana neza, mugasangira, bya bibazo byarangira ukabona aragiye, ntuzi niyo yagiye nka za hene. uwo muntu ni umuntu mubi cyane, ukwiye kwikura ku ruhande. ikintu cy'ingenzi buri ufite kumenya ni uko ino si turimo ntabwo ari paradizo nk'uko babiririmbye, ngira ibibazo, ugira ibibazo, uriya agira ibibazo, mbega nyine tuba dufite ibibazo turimo turahangana nabyo. nimba umuntu yavuze ati reka mbe inshuti n'uyu muntu, ni ikintu uba ukwiye kubaha ndetse ukanagiha agaciro, kubera ko buriya ubucuti ni ikintu kigora cyane. hari abantu bafata umwanzuro wo kutazigira bagira inshuti, atari uko batazishaka, ahubwo ari ukwanga ikintu bita imitwaro y'ubucuti, kubera ko ubucuti bigusaba kububungabunga, kuba uri kumwe, kuba uri hariya, kuba uri hari, bisaba ko inshuti uyitaho kandi ku kigero cyuzuye. nubona ubucuti bwawe hari ikintu bushingiye, cyangwa se ukabona inshuti yawe impamvu muri kumwe nuko hari icyo uyiprovidingira, cyangwa se nuko hari kikubonaho, ujye witonda cyane, nurangiza ujye umubaza ati, cyangwa se uzamukoresha akagerageza gatoya bya bindi akeneye ntubimuhe, urebe icyo azagukorera. azaguta icyuya kikurenge, utangire kureba ibikezi kandi warebaga neza. ino nshuti ya kabiri buriya udakwiye kuba wakishyira ku ruhande, ukwiye kuba wareka ikikomereza urugendo nawe ugakomeza urugendo rwawe. ni abantu iteka ryose bazajya bahora bagucira imanza, ubizi cyangwa se utabizi, bakujajinga, kandi mu by'ukuri nta kintu na kimwe bakora kiri buze kuba byakongera agaciro ku bikorwa byawe cyangwa se ku bintu urimo. aba ni abantu bazajya bahora bagukritika, ibyiza wakoze ntabwo bazabibona nk'aho ari ibyiza, ntabwo bazakubwira ngo congratulation, bazajya bahora iteka ryose bakwereka amakosa yawe muri buri kintu cyose ukoze. ushobora kumva ati ni ibintu byiza, ni inshuti zanjye, inshuti nziza zimbwira amakosa yanjye nta ribi, ariko ujye witonda, kubera ko nimba uzajya witegereza ukabona always nta kintu cyiza ukora, ntabwo nkeka ko ubwo ari ubucuti, ahubwo hari ikindi kintu utazi, kubera ubucuti mufitanye kirimo kiraguhumya amaso nyine nturebe ngo ukanure, kuko ntabwo inshuti yawe yazajyaho iteka ryose ikureba muri ubwo buryo nyine ubona utazi, nawe gukomeze uyihorere gutyo, bizarangira bigenze nabi. aba bantu uburyo uzabacekinga cyangwa se uburyo uzabareba, niba abantu bazajya bahora iteka ryose biteguriye kuba bakwereka uruhande rubi, cyangwa se biteguriye kuba bakwereka ikintu kitagenda neza. mbega nyine bigenda neza ntabwo bazabibona, oya, ahubwo bazajya bareba ati niki kintu yakoze nabi, icyo yakoze nabi cyangwa se icyo wakoze nabi, aba ari cyo ari buze kuba yatindaho, agiha umwanya, akiteho, mbega nyine bikomeze kuba byamera gutyo. bizaba bibi cyane rero mu gihe ukomeje kuba wabaha umwanya. igihe kizagira nawe utangire witekereze, wibaza ati ariko se ubundi koko ngewe ubu ngubu ndashobotse? kubera iki? hari abantu wahaye umutima, warabemereye, mbega nyine ubereka ko nta kibazo gukomeza bagukritika, nabo bafashe iyakure cyane, baragukritika, wambaye nabi, ntabwo uzi kwambara, ese ubundi byagenze gute? narakubwiye ati ubundi ntuzajya kugura imyenda, ujye umbwira kugira ngo mbashe kugutoranyirizamo imyenda, we ntabyo uzi, ukagura n'imyenda uyikunze wumva ikubereye, ariko wayigeze imbere yiwe kubera ko utamubwiye ngo mujyane, akakubwira ati ibise waguze noneho ni ibiki, ariko nawe rero ntiwumva. umuntu agahora muri iyo seko cyangwa se muri icyo kintu, ngaho tekereza uwo muntu. izi ni za nshuti zikunda cyane kuko zumva neza ko ikintu cyawe kigomba kuba cyagenda neza, ari cya kintu bafitemo ukuboko, cya kintu bafitemo uruhari,
icyo badafitemo uruhare baba bumva neza ko nyine uri bugikore nabi. Aba ni abantu batakwizereramo, ni abantu bumva neza ko uri umunyantege nkeya, mbega nta kintu na kimwe kizima wakora wowe. Niko baba bagutekereza, niko baba bakumva nyine, ariko se koko niko biba bimeze. Rimwe na rimwe bumva neza ko nta kintu cyiza wakora, ariko ugasanga niwe muntu unafite amafaranga kubarusha, cyangwa se niwe ufite ubukungu, niwe ufite ubushobozi kubarusha, kandi bumva neza ko ntacyo wakora. Ikintu kizamuka nkibaza ni ukwibaza ati ese koko kubera iki batabona neza ko ahubwo ari bo badashoboye? Abo bantu ushobora kubagumiza ku ruhande rwawe, ugasanga nanone bigiye guhita biba bya bindi bavuga ati ihene mbi ntawe uyizirika hiye. Ni hahandi uzajya usanga nyine ibikorwa byawe, buri kimwe cyawe cyose urimo urakora gitangiye kuba cyagenda nabi kubera icyo urimo uracika intege. Nta muntu uri buze kuba wakinkuraja, nta muntu uri buze kuba wakubwira ati komereza ahangaha bimeze neza, mbega nyine mwumvikane. Ariko nanone ikintu kibi kirenze kuba kibi ni ukubaha umwanya cyangwa se kubemerera kumva ubwo buryo biyumvamo. Buriya inshuti nziza ni yacu umurongo ku murongo, cyangwa se akakubwira ati reba hano wabikoze neza, ariko nanone ugeze ahangaha warengereye, ariko ibi ngibi byo byibuze byari byiza. At least yagize ikintu kimwe ashimira, apana wa wundi uraje uramubwira ati waguze ikintu agahita yumva neza ko icyo kintu ari kibi, agahita atangira kugukritika. Mbega nyine ukeneye wa muntu uguha guidance nziza, ariko nanone igaragara ko ari nziza. Apana kuguha guidance ariko nanone ukabona arimo arigiza nkana, arimo arashaka kuba yakwereka ko agusumba, arimo arashaka kukwereka ko nyine utari umuntu wa danje, utari umuntu w'agaciro. Uwo muntu ntabwo aba ari umuntu ukwiye gushyira ku ruhande rwawe ngo wumve neza ko muri inshuti, kubera ko aba ari matter of time. Nguwo n'ubundi bamuzatandukana, kuko nta muntu wakihanganira kubana n'umuntu uri umuca intege. Abantu ba gatatu buriya ufite kuba wahagarika kuba waba inshuti nabo ni babandi bumva neza ko batazigera bafata inshingano z'amakosa bakoze. Ni hahandi umuntu azajya akora ikintu kibi wamubwira ati ariko hariya wakosheje, akumva neza ko utakabaye umubwira ibyo bintu. Mbega nyine yumva ko nta makosa agira, yumva ko ari umwere. Mbega nyine ntabwo ikintu bita gufata responsibility, gufata inshingano z'amakosa ye, ntabwo agikozwa. Dia ndagira ngo ubwize ukuri ko buriya ntabwo bibaho ko wabaho udakora amakosa. Kora amakosa, ukora amakosa, uriya nawe akora amakosa. Wowe uri iki? Wowe nyine uri umuntu ki? Urumva uri igitangaza ku buryo utakora amakosa? Buri muntu wese uko byamera kose agira amakosa. Rero wa muntu utumva neza ko akora amakosa ngo yakire ko ari amakosa, rimwe na rimwe usanga ya makosa ayasubiramo inshuro nyinshi. Ntibizagutungure cyangwa se ntuzabone agukoreye ikintu kibi akanga kuba yagusaba imbabazi, hanyuma neje akagisubiramo. Nibwo uzahita umenya neza ko ibyo urimo urakina nabyo nawe ubwawe utabizi. Ninde muntu wigeze ubona utera imbere mu gihe atari kumwe n'umuntu wa nyawe? Nta n'umwe. Biri buze ko byasaba kugira umuntu wa nyawe muri kumwe. Uwo muntu wa nyawe mukagirana ubucuti, mukabana, mbega nyine akumva neza ko afite umutima ushanjaguritse, cyangwa se wa mutima wumva neza ko in case nakoze ikintu nzacyemera gisabira imbabazi, kubera ko ntabwo ndi umwere. Rimwe na rimwe nanjye ndakosa kuko ndi umuntu, akiyumvamo icyo kintu yuko nyine ari umuntu. Bishoboka cyane ko yakora amakosa, ariko noneho iyumve neza ko uri igitangaza, cyangwa se wumve neza ko urenze. Ntabwo uzakora amakosa, ahubwo n'ahandi wakoze amakosa uzajya wumva neza ko wa muntu yagakwiye kuza kugusaba imbabazi. Izindi nshuti za kane ukwiye kwishyira kure cyane, byaba ngombwa ntimunabe inshuti, ni abantu utapredictinga, cyangwa se utavuga ati aba bantu nyine ni abantu tugiye kuba twaba inshuti. Uzitegereze, hari abantu utavuga ati aba bantu ni inshuti, mbega nyine bari unpredictable. Muba muri inshuti kano kanya ukabona ararakaye, mbega nyine afite mood ihinduka nawe ubwe atazi kuregretinga. Uwo muntu ni umuntu mubi cyane, ushobora kuba wakibwira ko mugiye kuba inshuti kandi bitazigira bikunda. Ikindi kintu kibi cy'aba bantu, ntabwo aba ari abantu nyine wavuga ngo uzi ibyabo, oya. Mushobora kuba murimo muraganira ukabona arebye kuri telefone ahise ahindura mood. Rimwe na rimwe n'igihe usanga barakazwa n'ubusa cyane, cyangwa se bitabara ibyo ngibyo, akaba ari umuntu ugira amabanga akomeye. Ukabona umuntu ararakaye, ariko nanone wamubaza icyamurakaje ukabona nta bisobanuro agufitiye. Mbega nyine agahita yikubita akagenda. Rimwe na rimwe wanamubwira ati niki kikurakaje, ukabona arakurakariye hafi kuba yagutuka. Kubera ko n'ubundi aba bantu niwitegereza neza, hari igihe baba badashobotse, cyangwa se hari igihe baba bagoye kuba waba inshuti nabo. Aba bantu rero bizagorana cyane kubizera, kuko igihe uzaba ubakeneye cyane bashobora kutazakubonekera, cyangwa se bashobora kutazabona igihe kuko wari ubyiteze, kubera ko nabo ubwabo nyine ntabwo bazi mudu. Ntabwo no muntu azigira aguha umwanya mu gihe yumva neza ko atameze neza. Rimwe na rimwe n'ibimutesheje umutwe, cyangwa se n'ibyatumye atamera neza ntabirenze, ariko wamubwira ikibazo cyawe akavuga ati uyu nawe rwose ngewe yarananyobeye,
akakwihorera akirengagiza neza ko muri inshuti kandi ajya gukenera cyane kuruta uko umukenera. Mbega ni abantu utavuga ati muri inshuti uvuga ati abangaba mbitezeho ubufasha isaha n'isaha. Oya, aba bantu bameze gutya rero hari indi ngeso bagira, batangira kwikuzamo indi mico mibi. Tangira kunywa inzoga, kunywa ibinini, kunywa ibintu by'ibiyobyabwenge. Rimwe na rimwe rero iyo ubona umuntu nk'uwo ukuri hafi biba bizagukururira ibibazo. Bishobora kuba atari ibibazo biri buze kuba wenda byahita biza ku kanya, ariko bizaza. Ngaho urambwiza ukuri ko polisi niza kugufatana na wa muntu arimo aranywa ibiyobyabwenge muri mu modoka imwe cyangwa se muri ahantu hamwe, uzabwira polisi ngo ntaribi ngo ntabyo nywa? Bashaka no kubyumva bakagupima, ariko bazabanza bakubike mu byibuze nk'imyaka ingahe cyangwa se nk'amezi angahe y'ubugoryi, yuko nyine utabashije gushishoza. Rero kugira ngo ubyirinde abo bantu utapredigitinga cyangwa se utavuga ati aba bantu naba ubona mudu zabo zihinduka, ujye umenya neza ko abo banafite amabanga. Ushobora kudakeka ngo ntiyakora ibi bintu, ariko anabikora mu ibanga rikomeye, kuko ntabwo uzi byose nk'uko we azi ibyawe. Buri ikintu cy'ingenzi ugomba kuba wamenya, ukeneye ubuzima no kubaho neza mbere y'uko uri buze kuba wakenera ubucuti, kuko ubuzima budahari ndakeka ubwo bucuti ntabwo bwaba buhari. Rero ukeneye kubaho neza, ukaba nyine uri ahantu hizewe umutekano mbere y'uko uri buze kuba wavuga ati ukeneye ubucuti. Ubucuti bwakabaye buriya ari ikiraro cyiza kiri buze kuba cyaguteza imbere. Ntabwo ubucuti bwakabaye ari ikintu kiri buze kuba cyatuma ukomeza kuguma uruhande rumwe cyangwa se ukomeza kudindira mu byo wagakwiye kuba urimo urateramo imbere. Rero ujye witondera ubucuti nk'ubwo ngubwo, kuko akenshi cyane ubwo bucuti ntabwo waba ukwiye. Ni ubukomeza nyine gukomeza gutuma uba ukomeze udahindura cyangwa se utaba undi mushyashya. Abantu ba gatanu buriya ufite kwitondera ndetse byaba na ngombwa ukabirinda cyane, ni abantu begera cyane umukunzi wawe. Nta gihe kiragira ukerekana inshuti cyangwa se ukabona umuntu ni inshuti yawe, ariko wamwereka umukunzi wawe ukabona umukunzi wawe niwe bagiye kuba baba inshuti cyane kuruta uko bari inshuti nawe, kandi mu by'ukuri niwe wabentroduize. Abo bantu ni abantu ugomba kwitondera cyane, kuko nanone ntabwo babikora gutyo gusa, ntabwo byizana. Rimwe na rimwe hari igihe usanga akenshi abo ngabo bafite indi mitekerereze cyangwa se bafite indi mpamvu yatumye bakora ibyo bintu. Ahangaha ni hahandi uzajya usanga nyine batangiye kugirana amacati maremare, batangiye gupanga ibintu, batangiye gupanga trip rimwe na rimwe utanazi. Mbega ni ubucuti busanzwe. Buriya ndagira ngo nkubwize ukuri ko buriya buri bucuti bwose buba bufite aho bugomba kuba bwagarukira, kubera ko ubucuti iyo butagize boundaries cyangwa se aho bugomba kuba bwagarukira, niho intangiriro z'ibintu bibi zitangira kuba zazamuka. Niho hari ibintu bitari byiza bitangira kuba byakura hagati yawe n'abo bantu. Nubona rero inshuti yawe itangiye kuba yakegera umupartneri wawe cyangwa se umukunzi wawe, ukumva nyine ntabwo uri muri yumva neza cyangwa se ukumva ntabwo byari bikwiye, iyo nshuti ntushaka uhagarike kuba inshuti nayo. Ikizagutungura nanone kibi cyane nuko ushobora guhagarika kuba inshuti nawe ugasanga bagiye guhita bakujyana umukunzi. Kubera iki? Niwe warwikururiye, kubera ko niwishyize hafi umuntu udakwiye kuba washyirwa hafi yawe. Ntabwo bose tugendana dukwiye kuba twabereka byose. Ntabwo ugomba kuba uri umuntu udafite aho abantu bagomba kuba bagarukira. Boundaries, imipaka. Abantu ba karindwi cyangwa se inshuti za karindwi umuntu ugomba gushyira inyuma cyane, kure cyane yawe, ni umuntu uri ashamed of you. Wa muntu wumva neza ko adatewe ishema no kuba uhari. Hari abantu bameze gutya rwose, akumva neza ko mbega nyine kuba uhari no kuba udahari ni same, mbega ntacyo bimubwiye cyane. Aba bantu ni abantu babi cyane, kuko nyine buriya nimba ugira inshuti ikaba yumva neza ko hari abantu batagomba kuba bamenya neza ko muri inshuti, ni ikibazo gikomeye kandi gikomeye cyane. Inshuti za nyazo buriya zagakwiye kuba zituma ubuzima bwawe wumva neza ko nyine bwuzuye, mugaserebura ubuzima bwuzuye, bagende bagaserebura igihe mufitanye mu buzima, apana kumva neza ko kuba uhari bigiye kuba byaba nyine ikibazo kuri bo. Oya, ntabwo ubwo ngubwo aba ari ubucuti, aba ari ukwiyerurutsa, aba ari ikintu agukeneyeho. Ni gute uzambwira neza ko umuntu azumva neza ko atewe ikimwaro no kuba aziranye nawe, hanyuma nawe ukirirwa umurata ati uyu ni inshuti, mu gihe babandi bamuratiye nibabaza wa wundi ati ese uyu ni inshuti yanjye, we azababwira ati reka uriya abanyiyoberanya cyangwa se abanyiseterezaho, njye nta nubwo muzi. Rimwe na rimwe akanakwihakana, yewe bago twarahuye gutyo biri aho nyine, ariko nta wundi mubano urenze dufitanye cyangwa se nta kindi kintu tuziranyeho. Dia, iyo ni red flag cyangwa se ni cya kintu kikubwira ati nyamara guno muntu nushaka ugenze gake kuko ntabwo ari inshuti yawe.
Ikibazo rero abantu mugira, mukunda kwisitiriza, mukunda kwerekana neza ko nyine muri abantu bavuga ngo ntacyo, wenda gakomeza kumwigiraho inshuti. Buriya rimwe na rimwe hari igihe ubucuti butari buze kuba bwafosingwa. Iyo umuntu adashaka ko yaba inshuti nawe ntacyo wakora diya. Ushobora kuba wamufasha utuntu twiza twerekana neza ko nyine ari icyo turi buze kuba twafata cyangwa se twamufasha agahindura imitekerereze, ariko ikibazo kizaba imyumvire cyangwa se uburyo agufata. Azakomeza kugufata nyine nk'umuntu uri aho ngaho uri cipu, umuntu uri aho ngaho nyine utari uwa danje, mbega nyine azajya avugisha igihe abishakiye, mbega azajya guhamagara mu gihe yumva neza ko nyine nta bidanje arimo arakora, kubera ko nyine nawe niko wamwiyeretse. Abo bantu ntabwo ukeneye rero kuba waba inshuti nabo, babandi batumva neza ko bashimishijwe no kuba, babandi bumva neza ko badashimishijwe no kuba inshuti nawe, bari ashamed of you, baterwa ikimwaro no kuba muziranye. Mu yandi magambo, tekereza icyo kintu, tekereza nawe ibintu bigutera ikimwaro, tekereza ibintu wumva neza ko abantu batamenya neza ukora cyangwa se batamenya neza ko bibarizwamo. Rero uwo muntu nawe niko akumva, yumva neza ko nyine atewe ikimwaro no kumva neza ko muziranye. Mbega nyine uri ikintu kibi adashaka ko yabana cyangwa se yakumva neza ko, mbega uri ikintu kibi nyine adashaka abantu bamenye neza ko abana nacyo. Mbega uri umuntu atishimiye, uri umuntu atishimiye mu yandi magambo. Ndakeka rero nawe nimba uri umuntu ushaka iterambere cyangwa se ushaka ibintu byiza ko bizakubaho mu buzima bwawe, ntabwo wakihanganira ibyo bintu. Uwo muntu ugomba kuba wamureka. Ibindi bintu bya munani cyangwa se abantu ba munani b'ingenzi cyane nanone ufite kuba wareka kuba waba inshuti nabo guhera uno munsi, ni abantu iteka ryose bakuzanira ibintu bibi mu buzima, negative, mbega ibintu bigahora ari bibi, bagahora bakuzanira ibintu, nta kintu cyiza wababarizaho, mbega nta kintu cyiza uzi bigeze binjiza mu buzima bwawe. Ni ibibazo bitaba ari ibibazo, ni rwasereri yavaho, amadeni, mbega nyine ni ibibazo gusa yinjiza mu buzima bwawe, nta kintu cyiza umuziho, ariko ngo ni inshuti zawe. Abantu rero mugira ikibazo cyo kwiteranya ubucuti n'ibibazo. Hari abantu mumva neza ko ubucuti nyine ari ugubana n'umuntu mu bibazo gusa. Rero si ubwo bucuti bw'ibibazo ubwo bwaba ari ubucuti nyabaki. Ntabwo ubucuti ari uguhora mu bibazo cyangwa se guhora uzana ibibazo gusa. Ese wahora utestinga umuntu gusa ngo reka ndebe ko ari buze kunyumva, mbega nyine reka nzane iyi channel ndebe ko ari, ugahora nyine uzana ibibazo kugira ngo urebe ko wa muntu byibuze azihangana. Ubu uri muramuchallenginga, icyo gihe nyine uba uri muramugora. Ntabwo rero ubucuti ari uko nguko waba umeze. Ubucuti ni ukwishimana mukanababarana, ariko nanone igihe kinini mukakimara mwishimye kuruta icyo mubabara. Ubuzima bwabwo uburyo bumeze burakomeye, buzana challenge, buzana ibitubabaza, buzana ibintu bibi byinshi. Rero nawe kuzana ibindi bibi byongera kuri bya bindi, icyo gihe ndakeka ntacyo uzaba urimo urakiza, ahubwo uzaba urimo urangiza byinshi. Abangaba nubishyira imbere cyangwa se ukavuga ati aba ntari beka tuze kuba twabana, abantu bahora iteka ryose bari negative mind cyangwa se batekereza ibintu nabi, ikintu bizakora ni kimwe. Uzatangira gusanga wabuze umuntu kumotivatinga, wabuze umuntu uri buze ko wakubwira ati okay dutere imbere tugenze gutya. Mbega ukeneye ba bantu bazajya bakubwira ati dusonge mbere no matter what, dukora ibi ngibi, dusunikane. Mbega wa muntu uzajya uhora iteka ryose nyine aguha umurava. Ariko uwo muntu numubura ukumva neza ko ugomba gushyira abantu hafi yawe bari negative mind, ukabyarawe ni igihe gitoya nawe bya bindi wakoraga cyangwa se bya bindi wumvaga neza ko ari iby'ingenzi ukanabikora neza bigahita byanga. Ubucuti ugomba kugirana n'umuntu cyangwa se abantu mufite kuba mwaba inshuti nabo bakaba ari ba bantu bari buze kuba bahindura ibintu byinshi mu buzima bwawe, cyangwa se bugiye kuba bwamurikira nyine ikintu bita kubana kwanyu, ubuzima bwawe bugatangira kuba bwaba bwiza kubera umuntu mwabaye inshuti. Ntabwo bwagakwiye kuba ari ikintu kigiye kuba cyahora uhangayitse bibaza ati yewe ubuse noneho bimeze bite, umuntu nyine ugasanga yagutesheje umutwe. Kandi ubuzima uburyo buteye nabwo ubwabwo bugutesha umutwe. Nukubita inshuti ebyiri eshatu enye eshanu nk'izo ngizo, ndakubwiza ukuri ko nanone ikintu bita gukura cyangwa se gutera imbere kizahita gitangira nacyo kwisubirira inyuma, kuko hari ibindi bindi uri gushyira imbere bitari ibyo gushyirwa imbere. Inshuti zidashobotse, abantu badashima. Ubucuti bwanya bwo bugomba kuba bwubakiye ku kintu bita mutual support. Wa undi nyine muba muri inshuti ariko akumva neza ko agomba kugusapotinga, apana kuguteza ibibazo, apana gura iteka ryose yakuzaniraho ibintu bya mama wararaye. Hari ikintu cy'ingenzi buri ufite kuba wakumva, rega ntabwo ibibazo byose inshuti yawe ikwiye kuba yabimenya cyangwa se ikwiye kuba yabigiramo uruhari, kubera ko nayo ifite ibibazo byayo. Ujye umenya neza ko hari ibibazo ugomba kubwira inshuti yawe ngo igufashe, hari n'ibyo nawe udakwiye kuba wayibwira, ahubwo ufite gushaka uburyo uri buze kuba wabyikemurira,
kubera ko iyo nshuti nayo ni ukuri ifite ibibazo, ifite ibindi irimo iritaho. Rero wikumva neza ko ibyawe ari byo bigomba gushyirwa imbere, kuko nanone azakurambirwa dia, azakurambirwa kandi nakurambirwa yaragufashije byinshi. Ntuzarire cyangwa se ngo usakuze. Indi nshuti ya 10 rero ukwiye kuba wakishyira kure cyane, byaba ngombwa nimba muri n'inshuti ukamubwira ati rero ubucuti bwacu ndaburambiwe ntabwo ngishaka kuba inshuti nawe, ukamushushubikanya rwose akagenda. Ni umuntu uhora iteka ryose uvuga abandi. Aba bantu ni abantu bahora iteka ryose bafite amagambo yabo, mbega nta kindi kintu kizima yavuga atarimo aravuga umuntu, mbega ni ibintu yifitemo. Aba bantu ushobora kumva neza ati barimo barampa amakuru, barimo baravuga abandi, ariko uko arimo aravuga abandi abikubwira nawe uzatahirwa kandi wowe bizaba bibi cyane. Ni abantu abo ngabo udakwiye kuba wakizerwa, kabone nubwo ataba kuvuga kano kanya muri inshuti, ariko ni ikibazo cy'igihe abazagukurikizaho. Aba ni abantu baba barigize abanyamakuru b'abandi bantu kandi mu by'ukuri batabibahembera, ugasanga hari umuntu wigize nyine ko ugomba kubarizwaho amakuru ya karitsiye yose. Ibyo bintu birakureba. Ibi ngibi ntawe bitaniye no kuba umurozi, kuko umurozi icyo abarwana nacyo buriya ni ukukwica, kukugirira nabi, kandi mu by'ukuri nta kintu na kimwe biri buze kuba byamwungura. Nakwica ntari buze ngo afate imitungo yawe, mbega nyine icyo ashaka no kukwica kumva neza ko yishimye. Mbega kenshi cyane buriya abarozi baba bafite ikintu bita uburwayi bwo mu mutwe, baba barwaye mu mutwe abarozi, kuko yumva neza ko akwica nyine. Rimwe na rimwe ugasanga arakwicira ubusa gusa, nta kindi wenda nuko muturanye ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni uburwayi bwo mu mutwe ukwiye kwivuza, kuko uba ufite ikibazo urumva neza ujye kwica umuntu ntacyo agutwaye, ni uko wenda yiyambarira neza ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo ushaka ni uko atagomba kumera neza. Nimba ameze neza birakubangamira, icyo gihe ni uburwayi bwo mu mutwe dia, uburwayi bwo kudakunda ibyiza, bwo kumva ko abandi bantu badakwiye ibyiza. Rero wajya kwivuza. Rero nawe uba umeze nk'uwo muntu uri iteka ryose uvuga ibintu bitari buze kuguha inyungu, byo gusenya abandi, kumva neza ko wagirira abandi nabi, kumva neza ko umwe yagaragara nabi. Utaniye he n'umurozi koko? Ngize ukuri, utaniye he n'umurozi? Uyu nguyu nimukomeza kuba inshuti, ni hahandi uzapanga umupango cyangwa se bije yawe uzi neza ko nyine atayizi, cyangwa se waranayimuhisha uvuga ko atari seriye, ariko yagira amahirwe akayibona waranze kubimubwiraho mbere, azagutaranga icyuya kizakurenga. Uzatangira kwibaza, ibi bintu ninde wabivuze? Ibi bintu ninde wabikoze? Nugenzura nyuma y'igihe runaka umenye ko ari we, kandi waramwizeye, warahoraga iteka ryose wumva ngo arimo arambwira abandi nta kibazo. Ujye wibuka neza ko nimba umuntu arimo aravuga mugenzi we nabi ubyumva, ukumva ko nta kibazo kuba yabavuga watakuvuga, nawe nureba neza mufite imitekerereze imwe, muciriritse mwese. Ntabwo ukwiye kuba watoreretinga uwo muntu nyine ufite iyo mitekerereze, cyangwa se wumva ko agomba kuvuga abandi. Oya dia, ufite kuba wakora, nimba uri umugabo ukamenya ko uri umugabo, nimba uri umugore ukamenya neza ko uri umugore, ukamenya icyo ugomba gusohora mu kanwa kawe n'icyo utagomba kuba wasohora mu kanwa kawe. Tukajya wemera neza ko ibintu bibi ukomeza kubana nabyo kandi ubona neza ko ari bibi, kubera ko uwo muntu ntabwo aba ari umuntu mwiza rwose, nta banga ririmo. Uwo muntu ntabwo aba ari umuntu mwiza. Guhera uno munsi rero ufata umwanzuro ko ugomba kwishyira hafi inshuti ziri buze kuba zakuzamura, zazindi uzagira ikibazo bakagufasha, babandi muzakora ibi n'ibi, mbega nyine bakaba ari abantu bagusapotinga kuruta uko bari buze kuba batuma nyine ukomeza kumva nkaho utameze neza. Kuko nibitegereza, icyo dukeneye mu buzima ni ukubaho neza. Ntabwo dukeneye kubaho nabi, ntabwo dukeneye kuba turi abantu nyine badashobotse, kuko at the end of time icyo dushaka no kubaho neza mu isi, tukagira n'abantu beza. Rero niba ushaka abantu beza, gute wishyira ku ruhande abantu babi badashobotse? Murabeho rero nawe nimba uri inshuti nziza, ukande subscribe, ukande na like, hanyuma wandike muri comment icyo wumva neza ko twazakuganirizaho ikiganiro cy'ubutaha. Rero mwakoze, mugira Imana mutibagiye kugira amafaranga mu mifuka yanyu. Ciao ciao.